Hirya no hino hakomeza kumvikana inkuru ziteye ubwoba aho abantu bafata umwanzuro wo kurya imbwa kandi basize inyama z'inka, ikinyamaswa twaremewe cyo kurya kandi ijoro n'amanywa. None se nibyo koko twabaye abashinwa bari ibyo babonye byose kandi byitwa ko ari inyamaswa? None se niba tugeze aho kurya abantu bene wacu tuvukana duhuje umubiri n'amaraso, byo biteye ubwoba, byose ni ibiki? Ntiryari se ikiremwa muntu ngenzi yacyo kibonamo umuntu mugenzi wacyo nk'aho ari inyama, ari inyamaswa, ari ihene, urukwavu cyangwa se inkoko, aho umuntu afata undi akamutwika akamurya, aho bita goma, aho bita igisenyi. Hongeye kumvikana amakuru ateye ubwoba ko goma abantu benshi batangiye gutungurwa n'ibintu byabiri kubaha bimeze nk'amahano. Benshi ati mu bahanuzi ati imperuka yarageze, biteye ubwoba. Goma hongeye kumvikana inkuru iteye ubwoba aho abantu bafashe umuntu baramutwika baramujya ku karubanda buri wese areba. Ese aba bantu batinyutse gukora ikintu giteye ubwoba nk'iki ngiki kandi bishimye baseka ni bantu ki? Njye wumva banyitabira hanze kabiri, dutera inkunga kana kugejeje mu gihe subscribe yewe nihaza n'akazogera ugakande. Guhaye ikaze. Hirya no hino hakomeje kujya humvikana inkuru ziteye ubwoba. Abantu benshi bagiye bumva yuko kurya imbwa byemewe, benshi bikanga barabaye abashinwa kandi atari abashinwa. Ibi ngibi cyumara kubyumva bitewe n'ukuntu imbwa tuzamagana, tuzifata nk'ikinyamaswa kiraho cyo kuturinda umutekano, ariko benshi bagiye bazibaga bagakuraho imitwe n'imirizo, ahandi bakabaga bagashita bakarya. Nibyo koko icyatukwiye kuturindira umutekano kirinda porotayi, ubundi tukaryama tugahumeka, cyabona abanzi cyangwa abajura kikamoka, twagizeho tugihindura nk'aho ari ifunguro ryo ku meza. Ibi biterwa n'iki? Bana natwe ba hafi, ubundi utega amatwi, utera agatebe wicare. Biragusaba kurangiza iyi nkuru yose irambuye kugira umve ubusobanuro n'iki kiganiro guteguranye iki cyegeranyo aho bita goma. Abantu b'ikiremwa muntu baje gufata umuntu mugenzi wabo bakamutwika bakamurya. Ushobora kumva wikanze bitabaho, ariko byarabaye, baseka bishimye. Aba bantu ni bantu ki? Ni bantu ki bakora ibintu nk'ibi? Reka dukomeze. Ku nkoranyambuga hakomeje kumvikana inkuru iteye ubwoba aho amashusho akunze gucaracara hirya no hino, abantu bishimye bafashe zimwe mu ntongo mu ntoki, babya babyina bavuga ati turamuriye. Gusa ababibonye ntabwo bamenye ibyo ari byo, kubera ko byari biteye urujijo. Ushobora kwibaza ikintu cyatumye urujijo ruhuza ntibamenye ko ari umuntu. Byaje kumenyekana nyuma ibintu byarangiye. Gusa ibi bijya kuba, aba bantu bameze nk'inyamaswa ubwabo, bameze nka ba bantu cyangwa bya biremwa muntu by'abantu biba muri ya mashamba yitwa Amazon. Hirya no hino tugenda twumva inkuru zitandukanye, abantu benshi bibaza ibintu biri kuba bikabacanga. Hari uko ubyuka mu gitondo wajya kuri social media ugasanga ibintu byahabereye ukumirwa niba bibaho. Gusa nubwo ibyinshi muri byo biba atari byo, ariko haba harimo n'ibiryo, kuko nta kuntu umuntu yakwifata ngo yishire hanze yambaye ubusa akora ku mubiri we ngo ni ukugira yamenyekane. Hariho amahano ateye ubwoba yatunguranye uko isi itera imbere buri munsi, hagenda haza ibishya. Ese ibi bishya biva he? Aho umuntu yatinyaga undi no kumukora no kumukubita, ariko kumwica bikaba bimeze nko kunywa amazi. Ubu bikoze bivuga ko atajya agira isoni y'ibyo akoze, kuko hari n'uko umuntu yica undi akamwirahira ati namwishe. Ese iyo wishe umuntu uba uzi ko uzapfa nawe? Benshi bakora ibi ntabyo babazi,
iyo uri kwica umuntu mugenzi wawe muhuje amaraso uva amaraso, ngaho uzafata urushinge wijombe cyangwa uzifata ibuye wikubite ku ivi cyangwa mu mpanga, wumva niba ukuntu uri bubabare. Baremutse bakumvishije ukuntu ibyo wakoze nawe wumva ukuntu bimeze, wataka. Ariko ikiremwa muntu gisigaye kigeze ku rwego kurya kiremwa muntu genzi yacyo. Ufite amaso ngo azaharya andi. Abahanuzi bamwe na bamwe bagiye bavuga yuko mu gihe cy'imperuka abantu bazajya barya abandi, bica abandi, basambanya abandi, aho umusaza w'umukobwa azajya asambanya mushiki we, umwana asambanya nyina, n'ibindi byinshi bizajya biba mu by'amahano. Aho imbwa zizajya zirarana na ba sebuja zisambanya abantu cyangwa se igitsina gore. Haje amarobo ubungubu y'ikoranabuhanga, abagabo bashira mu rugo bameze bateye nk'igitsina gore, bafite imibiri yoroshye n'ibitsina byoroshye, bashiramo bakishimishijamo imibiri yabo kandi bakarangiza. Ibi byakozwe n'abazungu kugira ngo bagabanye, ngo benshi mu bantu bifuza abagore ntibabone. Ariko ntabwo abantu barimenye yuko babazaniye icyago gikomeye cyane. Kubera iki? Niba ushobora gutinyuka mushiki wawe ukamufata ku ngufu, ukaryama ugafata umwana w'imyaka 12 cyangwa 10 ku ngufu, uzi ko hari abantu bakuru, inyama ngidutera ubwoba ngo twarayineye. Abantu benshi mu maso yabo cyangwa mu mitima yabo babaye inyamaswa, babaye ibinya, ntibagishaka kumenya ko ari abantu. Bitwara uko bashaka, bakarya ibyo bashaka, bagakora ibyo bashaka. Ariko ushobora kwibaza ngo ibyo ukora ubikorera mu kihe gihugu? Turi mu gihugu cyacu giteye imbere kandi gifite ubutabera. Gusa amahano bateye ubwoba nk'aya, abantu bivugishwa amagambo mabi cyangwa meza barahanwa bakabyozwa, kuko buri wese afite icyo azazira n'ikizamwica. Ubundi bavuga ngo gukira ni nko gupfa. Gusa abantu benshi bagiye mu buyobe, bishoye mu butinganyi, ngo harimo amafaranga menshi. Nta kuntu ushobora kumbwira ngo urafata mugenzi wawe ahaturuka umwanda uri muri tuwarete gushiremo umubiri wawe Imana yakugeneye ahandi hantu heza asukuye, ngariho ushira. Abagabo bakaryamana n'abagabo, abagore ngo baryamane n'abagabo. Bivuge ngo ibi bikomeje nta muntu wazongera kubyara. Twaba tumeze nk'amarobo, dore yuko mu nganda zitandukanye ibihumbi n'ibihumbi hagenda haturukamo dizayini y'ikirobo gishyashya, haba ikigabo n'ikigore. Navuze ko ikigabo cy'ikigabo cyangwa se cy'ikigore, hari n'ikigabo kiba kiryamana n'umugabo cyangwa se n'umugore, kandi kikabinoza kandi ari imashini. Guys, nongera gushima urukumva biranze kabiri. Imana ikumpera umugisha. Tera Mungu kandi kugejeje mu gihe ndetse subscribe. Yaza comment, like, share, bye.